Banyarwanda twamagane ruswa. Ruswa imunga igihugu kandi ikimunze nawe rakumunga. Munyarwanda nawe muturarwanda haranira kuba mu gihugu kizira ruswa. Umusanzu wanjye nawe njyewe nawe urakenewe mu guhashya ruswa. Ruswa tuyamagane, ruswa tuyirukane, ruswa tuyirandurane n'imizi yayo. Ingaruka za ruswa ni nyinshi ku gihugu kandi zigera kuri buri wese. Aguhishira uyitanga n'uyihabwa hamagara 199 nimero y'Umuvunyi itishyurwa. musore nawe nkumi uzuzuza indangagaciro nyarwanda ubifitiye uburenganzira iryo hohoterwa wowe uzazibukire. Hari ubwo wasabwa ko waryamana n'uwari we wese mbere yuko wenda yaguha akazi cyangwa serivisi yindi yose wakabonye. Wowe uzaharanire gutezwa imbere n'ubushobozi bwawe utitaye ku bindi. Bangeso mbi badindiza igihugu bihutire kubimenyesha urwego rw'Umuvunyi. Ingaruka za ruswa n'intabarika dufatanyirize hamwe kuzihagarika. Hamagara 199 ntiyishyuzwa kandi uzagirirwa ibanga. Nawe muturarwanda haranira kuba mu gihugu kizira ruswa. Umusanzu wanjye nawe wese njyewe nawe urakenewe mu guhashya ruswa. Ruswa tuyamagane, ruswa tuyirukane, ruswa tuyirandurane n'imizi yayo. Urubyiruko ejo hazaza. Muri gahunda yo korohereza abayigana bayigezaho ibibazo bahura nabyo bya ruswa cyangwa se akarengane, Transparency International Rwanda yabashyiriyeho uburyo bworoshye. Uburyo bwa mbere, niba usabwa ruswa cyangwa urenganyijwe cyangwa ubonye ubigiriwe, andika ubutumwa bugufi message ukoresheje telefoni yawe, wohereze kuri nimero 2641. Uburyo bwa kabiri, ushobora gutamaza abarya ruswa cyangwa ugatanga ikibazo cyawe ukoresheje internet. Ohereza ubutumwa bwawe kuri ifate@tirwanda.org. Uburyo bwa gatatu, fungura website www.ifate.tirwanda.org. ujye ahanditse tanga amakuru ukandeho. Urabona ahanditse tanga amakuru mashya ibumoso, ahanditse ijambo inyito wandikemo ikibazo cyawe muri make. Umanuke hasi gato ahanditse isobanuro irambuye wandike neza uko giteye. Ukomeze munsi urabona ahanditse urutonde rw'ibyiciro, ukande ahari icyiciro kijyanye n'ikibazo cyawe. Noneho ku ruhande rw'iburyo munsi y'ikarita urabona ahanditse ngo reba aho uri, wuzuzemo umurenge, akarere n'intara. Icyitondero kugira ngo ubutumwa bwawe bugende nuko ibyo byose ubyuzuza nta kikwisoma. Ntutinye, aya makuru yakirwa mu ibanga agakurikiranwa mu ibanga. Twatangiye turi association y'urubyiruko yitwa Association Urungano Kamonyi, rwishyize hamwe mu buryo bwo gukora ibikorwa byo kuzamura impano z'urubyiruko. Ari naho havukiye rero Anti-Corruption Club, ni club yo kurwanya ruswa yatangiye yitwa Urungano Kamonyi, ariko iza kugenda ikura yagura imiryango ku buryo twatangiye mu kwezi kwa kabiri 2016 2017, ariko uyu munsi tumaze kugira club zigera kuri 12 mu karere kose. Dukora rero ibikorwa byo kurwanya ruswa n'akarengane, tukaba turi kumwe n'abafatanyabikorwa badufasha aribo Urwego rw'Umuvunyi ndetse na Transparency International Rwanda, badufasha mu bintu bijyanye n'amahugurwa ndetse no kwigisha n'abandi bantu, kuko niyo dukeneye ko baza kudufasha ntago badutererana. Tugira rero n'uburyo bwo kwakira abaturage tukabafasha kuba twabahuza n'Urwego rw'Umuvunyi kugira ngo rubakemurire ibibazo ndetse n'ubujyanama bundi bujyanye n'ibibazo baba bafite, cyane ko Urwego rw'Umuvunyi rushinzwe gukemura ibibazo by'abaturage barenganye. Tugira rero uburyo bwo kubahuza nabo, twabakira tukabashyiriraho tukaboherereza ibibazo byabo ku ma email kugira ngo abatabashije kugera ku Rwego rw'Umuvunyi tukafata ibibazo byabo tukabishyira ku ma email tukabidepozayo ku buryo bagenda babona ibisubizo. Ku buryo bwo gutanga amakuru ndetse n'ubukangurambaga, tukora ubukangurambaga hirya no hino
haba mu murenge wa Gacurabwenge cyangwa se cyane ko muri Gacurabwenge ariho dukorera dufite icyicaro, tugira n'uburyo bwo kugera mu yindi mirenge tugatanga ubutumwa haba mu migoroba y'ababyeyi, mu miganda, igihe habaye ibyo bikorwa rusange tukaba twatanga ubutumwa. Ubwo rero ibyo ni ibintu bidufasha kandi dutekereza ko ndetse n'uburyo tubibona tumaze kugira uruhare runini mu kugira ngo abaturage bamenye serivisi zabo ndetse mu rwego rwo kwirinda ruswa no gutanga amakuru kuri ruswa. Ibyo ngibyo bamaze kubimenya kuko na nimero bahamagaraho inyinshi zose twagiye tuzibabwira, haba ku nimero y'Urwego rw'Umuvunyi yo guhamagara 199 cyangwa se 1990 mu kohereza ubutumwa, ndetse na transparency. Izo nimero zaho abaturage barazizi, 2641, cyane ko iyo banayoherezaho ubutumwa bakanayihamagara. Ibyo byose abaturage bamaze kubimenya, ndetse n'inshingano z'ibyo bigo byose bamaze kubimenya n'uburyo bahura nabyo. Hanyuma ikindi, ntabwo dukora ubukangurambaga gusa, ntabwo twakwicara ngo dukore ubukangurambaga bidusaba amafaranga n'ubushobozi. Twashyizeho gahunda yo kwiteza imbere ku buryo twakoze uruganda ruciriritse rutoya rwo gukora ama-envelope ndetse n'imitako, muraza kubibona. Ntekereza ko ibyo ni ibintu byiza twakoze kugira ngo twivane mu bwigunge, tutazajya duterana gusa buri gihe dukeneye ubufasha bwo hirya no hino, cyane cyane ku bijyanye n'amafaranga. Ubwo rero twagerageje gukora uruganda rutoya kugira ngo twishakemo ubushobozi. Ku bijyanye rero n'ibikorwa tumaze kugeraho, twahawe ishimwe n'Urwego rw'Umuvunyi. Umwaka ushize mu cyumweru cyo kurwanya ruswa twafashe umwanya wa 3 mu bantu bakoze neza mu bikorwa byo gukumira no kurwanya ruswa, ndetse twahawe n'icyemezo cy'ishimwe. Ibyo rero byaduteye imbaraga zo gukora ibikorwa bikomeye kugira ngo ubu naho tugeze ntabwo dukorera ibihembo. Bataduhemba, baduhemba ni sawa, ariko batanaduhembye twakoze ibikorwa tugomba gukora bidutera ishema, tukumva ko turimo kubaka igihugu cyacu. Ubutumwa rero nagenera urubyiruko, hari urubyiruko rwumva ko rutagomba kuba mu makarabu cyane ko baba bakeneye inyungu za hafi. Urubyiruko naruha ubutumwa bwo kwisanga mu bandi, rugafatanya n'abandi kugira ngo bakore ibikorwa. Akenshi bumva ko ibikorwa byo kurwanya ruswa bitareba urubyiruko, ahubwo bireba leta, bikareba n'abandi bantu bakuze, ariko mu by'ukuri urubyiruko usanga akenshi ruswa ari twebwe ireba. Hanyuma rero niyo mpamvu twahisemo kuyirwanya tukiri batoya kugira ngo igihugu cyacu cy'ejo hazaza kizaba ari igihugu cyiza kizira ruswa n'akarengane. Y'ubunyangamugayo, yo gukunda igihugu, yo kwiyibagirwa, yo kudakurura mwishyira, twebwe tuzagenda twishimye tuzi ko inyuma yacu hasigaye abantu bazasoza ikivi twatangiye. Nyavuga ngo generasiyo yacu iri mu zatsi. Ahangaha ni ikigo gikora ibikorwa bitandukanye, ariko byose bigamije gufasha urubyiruko no kubaka umunyarwanda ushyitse wuzuye w'ejo hazaza. Ni muri urwo rwego rero hari uruhare rukomeye ikigo cy'urubyiruko gifite mu gufasha iyi club ishinzwe kurwanya ruswa n'akarengane, Association Urungano Kamonyi. Icya mbere twabanje kubaha aho gukorera kugira ngo bagire aho bicara bahuriza ibikorwa byabo nk'urubyiruko hano mu kigo cy'urubyiruko. Ikindi ni uburyo iyi club yashinzwe, habaye uruhare rw'ikigo cy'urubyiruko mu kubagira inama. Hanyuma icyo twavuga uruhare rw'iyi club mu guteza imbere urubyiruko no kurufasha guhindura imyumvire ndetse n'ababyeyi muri rusange, ni uko kugeza kuri uyu munsi iyi club yo kurwanya ruswa n'akarengane, Association Urungano Kamonyi, imaze gushinga amakarabu atandukanye mu bigo by'amashuri. Ayo makarabu nayo yashinzwe kurwanya ruswa n'akarengane. Ikindi ni uko bajya bakora ibikorwa bitandukanye birimo kugira ibiganiro mpaka, byose bishingiye ku guteza imbere umuco wo kurwanya ruswa n'akarengane ndetse no kuyirinda. Hari ubutumwa rero twatanga ku birebana no kurwanya ruswa n'akarengane. Nk'urubyiruko twifuza yuko igihugu cy'ejo hazaza kigomba kuba ari igihugu kizira ruswa. Icyo twifuza cyane
ni uko urubyiruko rwaba rwinjira muri ibi bikorwa byo kurwanya ruswa n'akarengane, kandi tuzi neza yuko icyo urubyiruko rwahagurukiye gukora rukigeraho byanze bikunze. Ikindi ni uko twifuza yuko aya maklabu yaba menshi ahantu hatandukanye mu bigo bitandukanye by'amashuri, kuko iyo ubutumwa bwageze mu rubyiruko rwinshi biroroshye kugira ngo bugere no mu babyeyi. Icyo twavuga gikomeye cyane ni uko buriya ruswa atari ikibazo cyoroheje. Iyo umuntu umwe yishoye muri ruswa yangiza byinshi kandi bikagira ingaruka no ku bandi. Icyo twifuza rero ni uko urubyiruko rwose rwashyira ingufu mu kurwanya ruswa ndetse n'akarengane. Mu gihe urubyiruko rwabihagurukiye, twizeye neza yuko iyi ruswa yacika. Mu gusoza rero nshima cyane ibikorwa bya Club Association Urungano Kamonyi ishinzwe kurwanya ruswa n'akarengane, ndetse tugashima n'abafatanyabikorwa batandukanye barimo Transparency Rwanda, barimo Urwego rw'Umuvunyi, bagenda badufasha mu mahugurwa amwe n'amwe atuma iyi association Urungano ikora neza mu bikorwa byayo bigendanye no kurwanya ruswa n'akarengane. Kwa masere no kumitonda muri aho nitwa Mukarukundo Odette, ari umukozi wa Transparency International Rwanda. Aba nishimiye kuza kuganira namwe. Ikindi ndi umubyeyi w'abana 5. Muratangaye. Tukabyaye kera, mwebwe ntabwo muzabagezaho. Nk'umubyeyi rero nshimishijwe no kuza kuganira n'abana bangana n'abo mfite. Icyo mbasaba ni ukugira ngo tuze guhuza ibiganiro, ko nababonye mwifashe, mugerageze mwirekure tuze kuganira. Murakoze rero, nishimiye kubana namwe. cyane kuba twarahisemo kuza muri iki kigo, ntabwo ari uko havugwa ruswa kurusha ahandi, nta n'amakuru tuhafite, ariko twahisemo kuza kuganiriza abana b'abanyeshuri bakiri bato, kuko nibo bumva cyane, ikindi nibo bayobozi b'ejo. Twari kuza kubaganiriza rero kugira ngo nk'abana bato batarahura n'icyo kibazo bakirinde, bamenye uburyo bakumira icyo cyaha cya ruswa, ndetse ubwo bagiye kujya no mu biruhuko bazagire n'inama, baba bagenzi babo bazasanga mu makaritsiye iwabo, baba abataragize amahirwe yo kwiga, ndetse baba n'ababyeyi babo, kuko kuba biga barajijutse, bagira n'inama n'ababyeyi babo. Rero kuba twarabahisemo nuko iki kibazo cya ruswa nabo kibareba nk'urubyiruko, ariko nanone twasanze ari abantu badufasha mu gukumira ndetse no kurwanya iki kibazo cya ruswa. Abana babyakiriye neza, ngira ngo mwanabyiboneye, bagize n'uruhare mu biganiro, kuko ibyinshi byagiye binava muri bo, ni kubabaza ibijyanye n'ubwoko bwa ruswa, mwabonye ko ubwabo aribo babisubizaga, ingaruka za ruswa mwabonye ko ari bo babyivugira. Rero ni abana bajijutse, kuba rero twabaganirije babonye ari ibintu byiza, kuko twaganirizaga abana nabo bafite icyo bazi. Nk'urubyiruko tubinyuza mu bihangano bigiye bitandukanye, nk'indirimbo, imivugo ndetse n'inkuru zanditse. Ibyo byose tubikora kugira ngo buri muturarwanda wese uri bwumve ibyo bihangano twasohoye, ku buryo hari ubutumwa ari bukuremo mu buryo bwo kuri ruswa, kandi nanone dushyiramo insanganyamatsiko zo kurwanya ruswa kugira buri muturarwanda wese amenye ibibi bya ruswa. Mbere ntarajya muri Club Anti-Corruption nari nzi ko kurwanya ruswa bitandeba nk'urubyiruko, nari nzi ko bireba abantu bakuze cyangwa abayobozi b'Urwego rw'Umuvunyi na Transparency International Rwanda. Ariko nagezemo nigishwa ko ndetse nsobanurirwa ko kurwanya ruswa ahanini bindeba nk'urubyiruko. Niyo mpamvu rero nahise niyemeza kurwanya ruswa ntunga agatoki aho nyibonye hose, nashishikariza bagenzi banjye kwibumbira
mu makarabu arwanya ruswa. Ndetse n'ababwira ngo batunga agatoki ruswa, banatanga amakuru kuri ruswa kuri nimero zikurikira. Hari nimero 1990, iyo ushobora koherezaho ubutumwa bugufi. Hari n'iyo ushobora guhamagaraho 199, aho ni ku rwego rw'Umuvunyi. Si aho gusa kuko hari na Transparent International Rwanda, ho ushobora koherezaho message cyangwa ubutumwa bugufi na ukanayihamagaraho. Iyo nimero ni 2641. Bashishikariza gutunga agatoki ruswa kugira ngo tuyice mu gihugu cyacu, bityo twibere mu gihugu kizira ruswa, ahubwo dushyira imbere iterambere rizira ruswa. Ruswa ni igikorwa icyo ari cyo cyose cyo kwigwizaho umutungo udashobora gusobanura inkomoko yawo. Umurimo cyangwa igikorwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko, byaba bikozwe na nyir'ubwite cyangwa se binyujijwe ku wundi muntu. Mujya mwumva abantu bita abakomisiyoneri igihe abishora muri ruswa badashaka kugaragara ko babanyuraho. Ruswa rero ikunda kugaragarira mu bikorwa bikurikira: gusaba, kwakira cyangwa gutanga indonke, gusaba, gusezeranya cyangwa gukora ishimishamubiri rishingiye ku gitsina, gufata icyemezo gishingiye ku itonesha, ubucuti, urwango, ikimenyane cyangwa se icyene wabo, gukoresha igitinyiro, kudasobanura inkomoko y'umutungo, kunyereza umutungo, gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe, gukoresha nabi umutungo ufitiye rubanda akamaro, gusonera bitemewe n'amategeko, kwaka cyangwa se kwakira amafaranga bidakwiye cyangwa arenze ateganijwe, gukoresha ububasha uhabwa n'itegeko mu nyungu zawe bwite, kwiha inyungu zinyuranyije n'amategeko. Ibyo gungana abafatiwe mu cyaha cya ruswa. Nyakubahwa Ombudsman, tanga amakuru. Uruhare rwanjye ni uguharanira gutanga amakuru ku gihe, kandi nkashishikariza buri munyarwanda wese kuyirwanya kuko imunga ubukungu bw'igihugu. Ruswa zigaragara mu gihugu cyacu cy'u Rwanda harimo ruswa ishingiye ku gitsina, harimo ruswa y'icyene wabo, ruswa y'itonesha, ruswa y'irondakarere. Kuri kw'Imana izabikubaza pe, ntabwo nkubeshye. Yewe kumva ngo umwana yaguze amanota bintera ubwoba. Kumva ngo umwarimu araharasinga umwana w'umukobwa ngo naze baryamane, ngo nataza ngo aza. Reka tujya tugira izo cases. Muswara abarimu atanga amanota, ayo umukobwa ashaka yatagetinze aho ngaho ntayatange, ntayamanike hariya ngo azajye kumushaka we mu rugo yamuhe. Erega namwe mugashogoshera mukajyayo. No, icyambere kimwe aba yanagusuzuguye wa mwana we. Buriya yagusuzuguye cyane. Aramutse atagusuzuguye, aramutse buriya aba yabonye ko ntugira self confidence, ntugira uburere, ntugira iki, mbega akumva yagukoze icyo ashaka. Atagusuzuguye se bagize ngo yabikubwira, ntiyanagutinyuka. Reka mbabwire nimwige kwihagararaho. Abantu bose babubahe muri. Nukuri. Kandi iyo wiyubahishije abantu, icyo ndakibemereye rwose, ndakibabwiye. Hanyuma hakaza muri judiciary naho nyine itegeko 54 rya 2018 ryasohotse kuri 13 z'ukwa munani. Igihano gito rifite mu baryo wa ruswa n'ababihishira ni imyaka 5. Bashobora gukuba inshuro 5 z'indonke wabonye, agera kuri miliyoni 5, ndetse hari naho bavuga ko bashobora gukuba inshuro 5 z'indonke wabonye. None article 21 ikavuga ngo ntigisaza oringa te utayikura leo nyuma y'imyaka 50 tuzabaza so wanyu cyangwa se kuzukora gaziga. Ariko iri nzu ya etage mwari mwarayivanye, ati daddy yari meya so what, meya ze yubaka etage yavanye ndi bambaje. Ubundi igihugu cyamunzwe na ruswa, usanga umutungo leta isohora urutuwo yinjiza, bigatuma n'abaturage batiteza imbere kubera ko ibyo leta isohora biba biruta ibyo yinjiza. Ugasanga niba leta yagagombye kubaka imihanda 2 mu mwaka umwe,
ugasanga igomeje isohora amafaranga yo kuzubaka iyo mihanda itabashije kugerwaho. Indi ngaruka usanga n'igihugu n'abayobozi batizerwa n'abaturage bayobora, kuko niba umuyobozi ariye ruswa yatse umuturage, ugasanga bwa buyobozi nabwo butakarijwe icyizere ku baturage bacyo baba no ku mahanga. Indi ngaruka usanga amahanga atizera igihugu ngo abe yashoramo imari baze kuba bakongera ibikorwa remezo mu gihugu, bigatuma ibikorwa remezo bigenda biba bikeya kuko abanyamahanga batizeye cya gihugu noneho ngo bashoremo imari yabo. Icyo nashishikariza urubyiruko bagenzi banjye kuba bakibumbira mu mashyirahamwe yo kurwanya ruswa, kuko burya ni imwe mu nzira yatuma babasha kurwanya ruswa, bakamenya ububi bwa ruswa ndetse n'uburyo yakumirwa n'ingaruka za ruswa. Ikindi nababwira bakagomba kumenya ko ruswa burya gutanga ruswa no kuyakira ari icyaha gihanwa n'amategeko. Imbogamizi urubyiruko rukunda kugira cyane cyane ni imbogamizi nakubira mu kintu kimwe cy'imyumvire, kuko icya mbere hari imyumvire y'urubyiruko ubwarwo, rumwe na rumwe rutumva yuko hari kujya muri club yo kurwanya ruswa birureba, ari ikintu cyakabaye kirureba, ntago bumva neza icyo bamara mu kujya muri iyo club, kubera ko bumva yuko ibintu nk'ibyo byose bijyanye na gahunda za leta bireba leta gusa, nta hantu biba bihuriye n'urubyiruko. Iyo ni imyumvire imwe ku rubyiruko rumwe na rumwe. Hanyuma hari n'imyumvire ku babyeyi. Hari ababyeyi badaha umwanya urubyiruko, abana babo kugira ngo bisanzure babonane na bagenzi babo, bungurane ibitekerezo, yaba ari kuri gahunda za leta n'izindi gahunda izo ari zo zose, akumva nimba yagiye muri club kubera ko yumvishe yuko harimo ikintu cyo gutanga amakuru, akumva ko agiye kuba umunyamugambo, akumva ko agiye kwiteranya n'abaturanyi cyangwa se n'abandi baturage muri rusange, akumva ko agiye kuba umuntu w'umunyamagambo gusa. Ikindi yabona wenda uno munsi bapanze gahunda yo gukora igikorwa kiniki, yiriwe umwana ntago yiriwe mu rugo, ahita yumva yuko ni ubuzererezi, yumva yuko nta aho hantu yiri